icyo rero mu by'ukuri nasaba urubyiruko cyangwa se na mbere yuko ngira icyo basaba hari icyo nkwiye kubwira urubyiruko. Iyo urebye urubyiruko rwacu ntabwo navuga yuko ari abantu bari b'investinga neza ngo bajye mu buhinzi mu by'ukuri. Abenshi mu gihe gitambutse no muri iki gihe ndetse benshi batekereza ubuzima hanze y'ubuhinzi, ariko dufite urubyiruko uyu munsi batari benshi batangiye mu by'ukuri kujya muri iyi gahunda y'ubuhinzi, kuko byagaragaye yuko ubuhinzi burimo amafaranga. Ubu tugeze ku rwego rw'aho mu by'ukuri abahinzi ubona yuko barimo no kuzamuka kurusha n'imyumvire y'abayobozi n'abantu, basanga abahinzi barimo barazamuka. Urubyiruko rwacu rero ntabwo ari benshi, ariko bakeya bahari mu by'ukuri barimo baragenda bazamuka, baragenda bakora neza, nubwo hakiri intambwe, hacyari intambwe yo guterwa mu by'ukuri. Ibintu byose birashoboka iyo wabishyizeho ukabikora n'umutima wawe wose, ubwenge ufite ukabushyiramo. Nk'uko utekereza wize mu ishuri, ubwo ukoresha uri mu kandi kazi, uba ukoresheje uri mu kazi k'ubuhinzi cyangwa ubworozi, wakunguka kandi wakunguka menshi cyane. Nibafata iya mbere rero baze muri ibi bikorwa. Nanashimira mu by'ukuri BTN mwatangiye ndetse no kuvuga kongera kudukangura, kongera gukangurira urubyiruko kumva yuko bakwiye guhatana ku ruhando mpuzamahanga, duhereye ariko mu gihugu cyacu, mu rwego rw'akarere kacu, mu rwego rw'intara. Ibi ni ibintu mu by'ukuri byiza umuntu yabashimira, kubera yuko bigiye gutuma mu by'ukuri ari natwe ubwacu dusapotinga iyo campaign, ndetse ari n'urubyiruko ubwarwo babyumva nabo bumve yuko bafite iryo shema ryo. Tubahaye ikaze mu kiganiro Zahabu ya Twese. Turacyari mu karere ka Nyagatare, ni mu marushanwa y'urubyiruko ruhatanira kuba indashyikirwa mu ntara y'Uburasirazuba. Turi mu murenge wa Rukomo, tugiye kuganira na Kidamage Jean Pierre. Akorera ubuhinzi bwe mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Rukomo, ni mu kagari ka Gashenyi. Ubuhinzi bwe abukorera mu mudugudu wa Nyamirambo. Afite imyaka 29, amaze imyaka 4 mu buhinzi. Ubuhinzi bwe ngo abukesha byinshi. Yiyigishije ishuri ry'imyuga, agura ikibanza, akora ubworozi bw'inkoko n'inkwavu, yewe yongera n'ibikorwa. Avuga ko umutungo we wose yawubarira nka miliyoni 15. Afite ubuhinzi bwihariye bw'amasaro, beterave, inyanya ndetse n'amashu. Reka tumuhe umwanya nawe atubwire byinshi ku buhinzi bwe, maze dusobanukirwe byimbitse. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro ni Zahabu ya Twese, by'umwihariko tukomeje n'amarushanwa yacu nk'uko mumaze kugenda mubimenyera. Tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ni uburyohe gusa muri kino kiganiro. Turimo gukomeza kugenda tuzenguruka mu ntara y'Uburasirazuba, aho turimo kugenda tuganira n'urubyiruko rugiye rutandukanye. Ndimana Runda Jean Paul, kuri kamera ni Yusufu uriho ubona bagenda. Reka mubwire mu muri uno munsi cyangwa se kuri uyu munsi, kuri aya masaha turiho, turi mu murenge wa Rukomo, turi mu kagari ka Gashenyi. Umaze kugenda ubona abahinzi bagiye batandukanye. Kuri uyu munsi nabwo tugiye kuganira na Kidamage. Kidamage afite ubuhinzi bw'amasaro. Ushobora kwibaza ngo amasaro burya kumbi twambaraga ku mashapure, twambaraga ku bikomo, burya arahingwa. Nanjye byantangaje. Reka dufate akaruko gato tugaruke mu mwanya tuganira na Kidamage, ndetse turaza tunatumikira abadutumye. Zahabu ni zahabu ya twese zahabu. Reka mubwire ngo nibutsa ko muri ibi biganiro turimo kugenda dukorana n'urubyiruko rugiye rutandukanye, tugenda dutumikira abafatanyabikorwa bacu. Reka nshimira cyane BTN TV nk'umuterankunga mukuru w'iki kiganiro, by'umwihariko akaba ari nawe wateguye amarushanwa y'urubyiruko rw'indashyikirwa cyangwa se urubyiruko ruhatanira kuba indashyikirwa mu ntara y'Uburasirazuba by'umwihariko. Reka nshimire kandi World Relief, nshimira RIAF, nkubwira ko muri aya marushanwa turi kumwe kandi na Didos. Murabimaze kumenyera ko ari snacks nziza cyane, umuntu wese aho ava akagera abashobora kuba yazikoresha akarya akamererwa neza cyane. Yes, niba umva kandi ko nawe ugomba kumva ko wateza imbere urubyiruko, bwana Magaze Sport Class. Twibutsa ko Magaze Sport Class yari wabaye umufatanyabikorwa wacu mu kiganiro, aho kuri ubu ngubu arimo kugenda atera inkunga mu buryo bugiye butandukanye. Niba wumva uri umuhinzi, niba wumva uri umworozi, by'umwihariko niba uri mu marushanwa y'urubyiruko ruhatanira kuba indashyikirwa mu ntara yose y'Uburasirazuba, reka nkubwire ngo gana Magaze Sport Class ubundi bakwambike uberwe. Niba ushaka kumva ko watanga ibikombe bigiye bitandukanye, nta handi wagana uretse muri Magaze Sport Class. Baguhaye inkweto z'ubwoko bwo
bwose, bakaguha ama jazz, bakaguha ama jeans, baguhereza mbega uburyo bwose. Nimba nawe ujya ubona uburyo nshobora kuba nambaye mu gihe cya siporo kuva hasi kugera hejuru, burya nta bandi babanyambitse uretse Magasin Sport Class. Reka nkubwire rero ngo baguha imipira itandukanye yaba ya basket, volleyball, bakaguha niba ufite ikipe ya football bashobora kuguha imyenda bakakwambika kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa gatanu, ubundi nawe ubwawe ukavuga uti koko mfite ikipe imeze neza. Kandi reka nkwibutse ko niba muri iki gihe cya covid ushobora kuvuga uti reka nkore gym tonic iwanjye mu rugo, Magasin Sport Class irahari kugira ngo ibashe kugukorera gym tonic iwawe mu rugo, ubashe gufata ibikoresho bigiye bitandukanye, ubashe yaba bya bindi byo guterura, yaba amatapi yo gukoraho siporo, yaba punching bag, yaba ibintu byose. Kandi tukwibutsa ko Magasin Sport Class irahari kugira ngo nawe ubwawe wumve ko ugomba kugira ubuzima bwiza binyuze muri siporo. Rero reka nkubwire ngo va ku giti dore umuntu, Magasin Sport Class niyo yonyine ihari kugira ngo ibashe kuba yagukorera byinshi waba ukeneye mu gukora siporo, yaba iwawe mu rugo ndetse n'ahandi hose waba ukeneye gukora business za siporo. Turahari kugira ngo tukwambike, tuguhereza ibikoresho bigiye bitandukanye. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, ikiganiro ni Zahabu ya Twese, turi kumwe n'urubyiruko Kidamage. Irindi zina ryawe bakwita? Kwa Jean Pierre. Inde? Yitwa Kidamage Jean Pierre. Rwose we uvuge wemye, utuze, tugiye kuganira, uze kurebana na bari abagabo badukurikiye, abadukurikiye televiziyo bose nibo bungu barimo kureba. Kidamage, ndashaka uduhe urugendo rw'ubu buhinzi bwawe, ndetse utubwire life yawe cyangwa se ubuzima bwawe ujya guhinga. Ese ubundi ufite imyaka ingana? Imyaka 29. Kidamage, none ngaho duhe ubuzima bwawe muri iyo myaka yose, wungutse gute igitekerezo cyo kugana ubuhinzi? Mbere byari bimeze bite? Kera ntabwo numvaga ikintu cy'ubuhinzi ari wabuhinga kujya ahantu bwakugeza. Nari numvaga ko ubuhinzi ari ibyo duhinga tukarya gusa, ariko naje guhinga ibigori nkabona umusaruro. Nyuma naje gukurikira ikiganiro kuri televiziyo, nza kureba umudamu witeje imbere hinga amasaro, naje kubikunda cyane, nza gufata urugendo mu karere ka Ngoma kuko ariho nigaga, nza gushaka imbuto y'amasaro, ndaza ndayihinga ningaza mpinga ikintu bita imboga, nkahinga beterave n'izindi mbuto n'izindi mboga, ariko navuga ati se ntabwo nahinga amasaro. Ubundi ndabona utarabibiretse. Ntabwo nabiretse, nako ndabikora. Ntabwo nahinga amasaro, nkareba ko bakuramo amashapure. Rero kundi umugaturika ngamwe nyambara, nkabona kuba nanjye nashinga ishuri byo kuba umuntu mbere mfite kuba nasinga ishuri muri ayo masaro, nkaba nakwagura, nakora amashapure, nakora ibikomo by'abamama, hari n'amarido bakora mu mahoteli, baba mu mahoteli. Utaragera aho ngaho urumva uhise ugera ku ntumbero zawe. Ndashaka utubwire mbere wabayeho ute, wakoraga iki? Ese noneho ujya gukora ibi ngibi, amafaranga wabishoyemo wayakuye he? Amafaranga narishoyemo noruraga inkoko, ariko izi nkoko za Kinyarwanda zo zari zaravuye. Zo amafaranga aho nayakuye, nugiraga gutya nahinga kwa kuntu niharika akantu gatoya kiharika, kavanamo amafaranga makeya, amwe ya school fees ngagerayo nsaguraho. None yanyumva neza ya nkoko zaze gukura zirabyara hamwe n'inkwavu, nkajya nzifata inkoko nkaziragiza, nkaziha umwana, none umuryango mwishimye. Nuko bwa buhinzi bwagendaga bwabugozwe nabutera imbere, ngiye kugabana amezi mane nasarura, byagusarura muri aho nagenda gize. Uko nsaruye nkaba nakwizigamira, none nza gufata igitekerezo cy'amazi kugira amafaranga mu maboko n'amahere ku nkoko, ku nkoko 3 n'inkwavu zigera muri 5, ariko n'imaze kujya ku nkwavu zigera mu 100 kuko nagiye mu Caritas nayihaye, nagiye mu Caritas isoko najyana inkwavu n'inkoko, maze kukigira ku kigero shinzwe bacu ngibi ko ubu ngubu zamurijwe abantu batwumve, wivuga imyato. Rega niwe urimo kwivuga ko ngewe ntabwo ndi mu marushanwa, ninjye ushinzwe kuguha umwanya wo kugira ngo nawe ubashe kwitakuma wivuge. Ubwo navuga ngo izi nkwavu ko mbona ari zo ndi gukora ubutako muri ubuhinzi bw'imboga, akaba nshaka ibyo nabwagura, nashatse uburyo ki nakongera nkahinga nkagura. Nubwo naje kubitekerezo, naje kubona ikiganiro kuri televiziyo, nzana ayo masaro ndayahinga, ariyo mubona ubu ngubu kandi mu murima nk'uko bansuye mubibona. Ndavuga ati kaninga amasaro
nuko no mu bihinga n'imboga nibura kuko nakora ikintu kimwe ndebe ayo masaro ko ubutaha nashinga iryo shuri maze kubona umusaruro wayo. Reka nibutse abantu mudukurikiye mwese rwose mbabwira ko kuri kamera hari Yusufu ubona bagenda ngenda Imana Runda Jean Paul, mbibutsa ko ino ari televiziyo ya BTN TV kandi mbabwira ko by'umwihariko iki ni ikiganiro Zahabu ya Twese. Dukomeje tuzenguruka muri gahunda y'amarushanwa yacu, aho amarushanwa dukomeje tureba urubyiruko rwo mu karere ka Nyagatare. Turi mu karere ka Nyagatare, turi mu murenge wa Rukomo. Turi mu murenge wa Rukomo, turimo kugenda turebera hamwe ese ubuhinzi bw'uyu musore bumeze bute. Kwibutsa ko aya ari amarushanwa yateguwe na BTN TV by'umwihariko ku bufatanye n'intara y'Uburasirazuba, Didos, World Relief Riaf ndetse na Magaze Solution Sport, akaba bose akaba ari abafatanyabikorwa bacu. Reka nkubwire rero ngo wowe ubwawe niba wumva nawe ushaka kugira uburyo cyo wateza imbere urubyiruko, gana BTN mufatikanye mubashe kugira uruhare runini mushobora kugenda mugaragariza isi n'u Rwanda muri rusange ko urubyiruko narwo rufite akamaro kanini mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Kuri uno munsi turimo kuganira na Kidamage. Kidamage no mu murenge wa Rukomo. Yatangiriye ku bintu bikeya, atangira ku bworozi bw'inkoko 2 n'inkwavu 5, ariko kuri ubu ngubu akomeje tubwira urugendo rwose yagiye akora muri buno kugera ubwo agize ubu buhinzi bwe, ndetse turaza no kumenya ibyo yakuyemo. Nyuma yuko ugenda utubwira byinshi bitandukanye, Kidamage ndagira ngo none utubwire ukiva aho ngaho, izo nkoko bwa mbere wagize wakuyemo angahe, urazamuka uhita wagukujya kuki kugira ngo ibyo byose tugende tubimenya. Murakoze cyane. Inkoko nakiyemo amafaranga ajyanye no kwigaza n'amafaranga 9,000. Nkoko 9,000 n'ubwo 3,000 ubwo 9,000 nk'uko mubyumva. Ibyo 9,000 n'inkwavu, nani mfite inkwavu 5 zifite ubwoko bumwe bwitwa California n'Itambugonye na ubwoko 3. None njye nore California na Bugonye mu bwoko bw'urukwavu rugagura ibyana 12. Izo nkwavu nabifitemo n'ipisi imwe. Izo nkwavu zigera muri 5, rumwe rwarapfuye hasigara inkwavu enye, ubwo ibisashi 3 n'ipisi imwe. Noneho California zara na Burgonye bya Ekwagura ibwana bijya muri 2 nk'uko bamwe bazifite amaso atukura. Ubwo nazoroye zirabwagura, naje kugira ibwana bigera muri 25 zarabwaguye n'ibyagiye bifata 25 byarakuze, nayo zirakura. Inkwavu 25 zirakura. Noneho aho urukwavu rumwe rwa makeya niba no gushaka amafaranga 2,500 mu mahano mu mabare ya Rukomo aho babaga utubari. Bari banze ko ndi umunzi avuga ko bashaka ko baza ngo shaka niyo ko kazi kugira ubwo inkwavu yazigurisha, ariko n'izindi zibwagura ko urukwavu buri kwezi ko bwagura. Ubwo naje gukomeza gutyo nyuma y'amezi 6 namaze kujya mu nkwavu kujya muri 5 amezi 6. Ubu kwezi urukwavu rurabwagura, maze kujya mu nkwavu zira muri 70 n'ahantu hatoya, nanya kugira umushinga wo kuvuga ngo reka nshire mu baturage. Nafataga umwana none umubyaka mu mushingizi noneho ubwo inkwavu ziza gukura ugeze ku nkwavu kugera muri 120 nk'uko yari muri 32. Uragenda agera uko kwa amezi 8 ntitwagabanya gusarura. Ko saruye ya mafaranga nashamwe yabonye imboga nk'uko muzibona z'amashu na beterave ndazifite nk'uko muzibona hano. Nakomeje natangiye ahantu hatoya rero nabonaga byiza, ariko uko ngenda sarura niko nongera ubuso bw'ubuhinzi. Nagiye uko nagendaga ngira za nkwavu za nkoko nagemuraga isoko rya Caritas, yagiye ngira abantu batuye muri Gatunda baranze ngiye mbahereza inkwavu nk'uko nagemuraga nitazana sa Gatunda hano nza hakurya n'ahantu bita mu murenge wa Mukama naho banzi bita mu Gafaru
nagemuye Gafaru ndahabona. nagemuye inkwavu inkwavu abaho baranzi ubwo uko nagendaga ngiye muri za nkoko niho nageraga amafaranga kwavu barumbariraga kuri tasi y'itatu magana atatu bibiri bitanu uko gendera kuri ibintu naje kugenda nyine inkwavu bamaze kunyuza kuri inkwavu nk'uko naje kubona amafaranga ya mirongo inani nagiye kugemura nza kugura ubutaka kagatagarura naje kwishyurira ishuri Kibungo kare ka Ngoma y'imyuga ya mekanike automobile nongera kwishyurira ahantu gukoresha nishyura ijana ndetse n'abakozi b'urubyiruko umunsi ku munsi nkoresha uko mwabonye harimo ubura buri kwezi nkajya n'abakozi bakoramo muri izo mboga n'ayo mashu umunsi ku munsi nyemba umwisha abakozi batandatu abo bose bagira umushahara umukozi nk'uko mubizi ubu ngubu kugira bose barahembwa kandi bahembwa neza abo bose n'urubyiruko rwagiyemo akazi n'abadamu bakoramo nk'uko mubibona hano harasasiye bitewe n'uko basasiye n'imboga aho barimo n'imboga dodo ntabwo nakoze ubuhinzi bw'imboga gusa z'amashu ubwo naje kugira ndangije kwiga nk'imyuga maze kugira isoko ry'inkwavu n'inkoko nza kugira igitekerezo cyo kuvuga ngo maze kubona amasaro nabati nayo numva aranshimishije cyane maze kunkura ku mutima ndavatana n'imihingi nk'uko mubibona nazanye imbuto nazanye amasaro utugiye mu ngutu mutubona tugera mu 170 ariko nateye hano mubona ntago ari cyangwa igikiro ni utugemwe tugera mu 170 nazanye konyine kwenye kare ka Ngoma mutera hano uko muhabona igitsinzi kimwe uko mukibona nagasaro kamwe kirabyara ubu ngubu nimara gusarura yangaya nzatema nzashira nk'igisheke uko ni igisheke uvana igisheke kimwe kikwezi gashibuka n'amasaro niko nayo yera abenshi bari bazi ko amasaro yakora mu nganda ariko ntabwo bimeze amasaro ahiye uko mubibona hano ubanga namara kuyasarura nk'uko mubibona hano nzongera n'ibindi yongera ashibuke hanyuma noneho utubwiye ubuzima bw'ubuhinzi bwawe uko wagiye uzamuka ndetse unatubwira n'abo wahaye akazi uko bangana nyiriye koranabuhanga waba ukoresha muri kano kazi kawe ka buri munsi njyewe nabikora ngari hambaye nkoresha nduhira nkoresheje amabasi nawe ndagira ubushobozi bwo kuba nagura miteri kuba nagira ubundi bushobozi burenze nkoresha amabasi nuhira na rozwari uko muzizi izo nkoresha ndifuza ko mbonye ubushobozi nagura moteri noneho ubu natangiye n'ubuhinzi bw'inyanya nkaba nahinga mu gihe cy'imeshi igihe cy'umukambuko wa gatanu nkaba nahinga ubuhinzi bw'inyanya nkoresheje moteri nkajya nuhira imisozi kuko zigira amafaranga cyane kuko bumva n'indi namwe n'amatagiteri ikindi numva nazatera imbere ku bijyanye n'amasaro mubona numva nk'uko tuyahinga kandi mu Rwanda rwacu tukaba dufite ikintu cyo kuvuga ngo aya masaro ava mu Rwanda dufite gusukura amasaro mu Rwanda ava muri Kenya ingana ziva muri Kenya nifuza ko mu ngero zanjye nazasubira u Rwanda tukora amasaro kora umujije umusaruro wanjye tunganya amasaro nakora amashapure nakora ibikomo ko biroroshye ubona ko ho ari aka kantu uvanamo k'akadodo ni akadodo uvanamo uragasosora kaka nk'uko mukabona bimaze ugasosora haba hasigayemo umwanya w'urushinge ukashyiramo urushinge n'urudodo rugatungukira hano akora nta gikomo waba ufite wenda wakoze mo ayo mantuza ukaza kucyerekana ntabwo ndatangira kubikora ariko ndimo ndi kuyasarura ariko ubutaha muzagaruka ntitwabikoze nabikoze ibikomo yego nifuza gushimisha ishuri ry'abari n'abategarugori n'urubyiruko nkarwigisha kuko mwaba ingurane n'urubyiruko mu buzima busanzwe mwaba n'urubyiruko mu ikoranabushake bise volontiyazi
nafite na karabu yo kurwanya yitwa anti-corruption nkaba n'urubyiruko umunsi ku munsi nivuze ko nashinga iryo shuri nibigisha gukora amashapure n'ayo masaro n'ibikapu bikozwe mu masaro. Hanyuma reka tugere ku buhinzi bwawe. Ese ubu buhinzi noneho muri rusange ni ubw'amasaro, umusaruro ukura muri ubu buhinzi yabo bw'imboga ariko ku masaro ndakeka uvuze ko ntabwo uratangira gusarura, ariko rero reka tujye mu buryo bw'ubukungu. Ni uwuhe musaruro ubona muri izi mboga zawe igihe cyose umaze kugira gute umaze gukorera? Mu rwego rw'ubukungu izi mboga zanjye iyo nazisaruye n'ubwo tubona ko zeze mbasha kwikenuza mu byo nyine nakwigura ndi umusore nakwigura ishati nziza n'agapantaro keza sije gusanga abona ndi guteganya kubaka icyo kibanza kugira ngo zamunuza amati 60 ibyo biziza bifite nk'agaciro kangahe? ka miliyoni 3 ngenda mpanga uburyo nazahagurukira. Ibyo byose byagiye biva muri uyu musaruro? muri uyu musaruro w'imboga. Ubundi iyo usaruye nk'umunsi umwe ushobora kwinjiza nk'amafaranga angahe? Ngubu ariko hari utuntu turimo kurya ntacyo gikomeye. Ngubu ni aya mashu siko nabonye ko nyakare byo mu bibazo naza imodoka igapakira igaparika hariya ngapakira imodoka nakoresheje kamushu. Yego, imodoka zipakire niba ni isarura rimwe imodoka ipakira nayo ifunze. Hanyuma muri beterave bigenda bite? Beterave nazo ubu ngubu umufuka ugeze ku 1000 so beterave nibura ni sana nzaburamo imifuka 20 imifuka 20 ya beterave ku 30 ubwo ni 600. Urumva byose hamwe umusaruro wose nugera uzahita ubona hafi 800 na mugera kuzaga muri yanjye ni umushaka ni gutegura kuba nazamura inzu ni kujyana ibikoresho nagura amabati n'ibindi bikoresho byose nazamura inzu yanjye nahagaze. Hanyuma noneho reka nkwibariza ikibazo kigira kiti wamaze kutubwira byinshi bigiye bitandukanye, noneho ndashaka kukubaza uramutse ugize amahirwe yo kuba wenda wabasha kuba wahagararira akarere ukahagararira intara y'Uburasirazuba by'umwihariko mu kuba indashyikirwa, wumva ari iki wakora kizamura urubyiruko mu buryo bwihuse? Ikintu mbona nakora mu rubyiruko kuko mbana umunsi ku munsi nabo narwo rwose narushishikariza kujya mu buhinzi. Buri wese mu cyo yiyumvamo mu buhinzi nk'uko mwana narwo n'urubyiruko narushira hamwe banyemereye mbonye ubushobozi nk'uko dufite urubyiruko naba nabigisha nashinga ishuri bikora bijyanye n'amashapure n'ibikapu. Icyo nicyo kivuga cyane gushinga ishuri rwarubyiruko nabuza hamwe ko dufite tugakora ishuri ryo gukora amashapure ibikomo n'ibikapu. Hanyuma kuri wowe ubwawe wumva urubyiruko kuri ubu ngubu urarusaba iki? Icyo dusaba ni ubushake ubushigo bana ko mu bagakora ni ugukora ko bagakora akumva ko kubona aya mafaranga imbabonye bagomba kujya mu itsinda ikintu kititsinda cyazanye n'umwanya mba mu matsinda ko nababwiye ariko mu matsinda y'imina na buri kwezi nizigamira niyo bashaka kuyirinda neza kuyafata kwa kunya yafataga nashira ku mufuka niyo byaramwanya abana yari ariko nagiye nyashira mu matsinda mu limina y'afanga kaze hamwe n'afanga ziri hamwe ubona igikorwa yakoreshamo ubona igikorwa ko batingiye gukodesha umurima muhinge kuko nabone amafaranga hamwe nakujya mu matsinda kwishira ngakora amatsinda tukajya batura bagurizanya ibyo birabafasha kuko kwa kundi ubanze ndazanyamigendaho kwanyamigendaho ntabwo naho wagera ni kwihuriza hamwe n'urugero. Yego, hanyuma noneho turimo kugenda dusa nkaho tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nshobora kwibaza ngo ese nkawe kuri ubu ngubu uba ubona intumbero ufite nyirizina wenda uretse iyo y'uruganda rukora amasaro, wumva buno buhinzi bwawe uteganya kubwagura gute ku kihe kigero? Numva nibura ubushobozi mbonye nikoro najya kwihe gitari nyinshi z'ubuhinzi nkaba najya no mu miteja nka hegitari n'ebyiri z'imiteja mu isoko nagira moteri zuhira nimbuye ndahagara igihe cyizo ndajya igihe cy'imvura gusa nje igihe cyose
mbe mfite izo mboga zihari, ayo mashahari inyanya zifite, mbonye ubwo bushobozi najya nagura nkajya ninguka ahantu nkoresheje moteri nkahagura ubuso. Reka nkomeze mbwira mwe mwese mudukurikiye, nkomeza gushimira cyane mwe mwese mukomeza no kudufasha kugira ngo bino biganiro bibashe kubageraho. Ndimana Rwanda Jean Paul, nshimira cyane Yusufu kuri kamera. Turacyari mu murenge wa Rukomo, turimo kuganira na Kidamage, arimo kutubwira ibijyanye n'ubuhinzi bwe muri rusange. Numwe mu rubyiruko ruhatanira kubindashyikirwa mu karere ka Nyagatare ndetse n'intara y'Uburasirazuba muri rusange, kugira ngo tuzabashe kubona ese ninde uhiga abandi uzabasha guhagararira intara akabasha kuba kizigenza mu zindi ntore z'abahinzi, mu bantu bakora ubuhinzi, mu rubyiruko rukora ubuhinzi muri rusange. Turi kumwe na Kidamage aho nubundi yarakomeje atubwira byinshi bigiye bitandukanye, ariko noneho tugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ndetse ku musozo w'ikiganiro gitambuka mu rubyiruko mu rwego rwo kwivuga imyato kugira ngo rugaragaze ibikorwa byarwo. Kidamage, nasoza nkwibariza ese kugeza ubu ngubu iyo urebye ibikorwa byose umaze kugeraho, ibyo umaze gukora, urimo kwishimira iki? Ibyo nishimira muri rusange nyegera rwose ibyo nishimira turebane na bariya bantu ibyo maze kugeraho kano kanya. Nishimira ibyo maze kugeraho uko mubibona, n'uwo mutungo nagiye ngeraho. Wabonye iki? Tubwire ni iki umaze gukuramo. Nabonye imisambo, mbonamo nishyura ishuri rya mekanike, mbasha kwagura ubuhinzi bwanjye bwo guhinga amashu, mbasha kwagura beterave, ndetse no kugera kuba nahinga inyanya ubuso bwa hegitari. Ibyo nishimiye kano kanya rero nibyo maze kugeraho. Natangiriye ku nkoko n'inkwavu, ariko ubu ngubu ngeze no ku rwego kuba najya kuba nahinga hegitari n'igice aka kanya, kandi naratangiriye mu kwiharika. Natangiye mu kwiharika ngeraho buri nkoko, buri inkwavu ndazoroza, maze kuzoroza zitanga umusaruro, ndazikura, mbasha gukodesha umurima n'ingamo, umurima ndasarura, maze gusarura nongera ubuso ubwo nahingagaho, naje kongera ubuso. Ubu ndimo ndategura no kuba naho maze kwishyura ejo bundi no kuba nahinga inyanya, naho hajya kuri hegitari. Ubwo muri rusange nishimira kano kanya, umbajije mu cyo wishimira, nishimira ngeze kugeraho byose. Kidamage, reka nkushimire cyane kuba witabiriye ikiganiro cyacu, kandi nkubwira ngo courage kandi felicitation kuba ufite aho wavuye, ufite naho ugeze. Reka nkushimire cyane. Yakoze cyane. Reka nshimire namwe mwese mukomeje gukurikira BTN TV, mbabwira ko BTN TV bagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo mukomeze kugenda muryoherwa ndetse turushaho kugenda twubaka societe nyarwanda. Ariko kuri uno munsi nkubwira ngo turacyari mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo, twari turimo kuganira na Kidamage, nawe numwe mu rubyiruko rwiteje imbere mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. By'umwihariko yakubwiye ko yamaze koroza imiryango igera kuri 26 yayihaye inkoko n'inkwavu, aho agenda yoroza tugabane. Urumva ko rero nawe ubwe afite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, n'umwana w'urubyiruko aracyari muto. Reka dukomeze dushyigikira urubyiruko muri rusange, tubabwira ngo courage kandi mugire ibihe byiza. Reka mbabwire ngo Ndimana Rwanda Jean Paul, kuri kamera hariho Yusufu ubona bagenda. Bye bye, ciao ciao.